ikintu cyanunguye cya mbere natekereza ko ari ibintu byoroshye ari ibintu umuntu wese yakora nyine nkumva ni ibintu umuntu wese udafite imbaraga cyangwa se umuntu wese ni ibintu yashobora nyine nkumva ni akazi koroshye ariko ni akazi gakomeye kuguha script ingana gute ukabasha kuyisoma ukayifata mu mutwe kuzindukira nyine kuzinduka habamo imvune nyinshi nyine natari niteze nk'uko nabitekerezaga urabona nyine umuntu wese akinjira muri sinema abashaka gukina ari umwana mwiza njyewe nyinjira muri sinema bamwerore ndi umunyeshuri ariko ufitemo akantu ko kwiyemera no gusuzugura ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo navuga ko nabikunze gusa nibyo byatumye abantu bankunda bitewe n'ukuntu nabikinnye ariko ibyo navuga ngo njye nishimiye icyo gihe nishimiraga ni filime yari hari abasore rero bajya batinya gutereta abakobwa b'abasitari babagiriye ihe nama kubera iki hari igihe babona badasanzwe barenze ubundi rimwe na rimwe bakavuga ngo bafite imyitwarire mibi ngo uwo muntu ntibakundana ngo bishoboke ngo baba bakundwa n'abantu benshi ibintu nk'ibyo ikintu nabwira abanyarwanda tuvuye ku babyeyi tujya muri relationship ufite fiance ndagusuhuje wowe wahisemo kudukurikira njye nitwa nziza pasi nk'ibisanzwe mumaze kumenyera mu biganiro byacu kuri The Voice Live uyu munsi dufite umutumirwa ni umustar ushobora kuba uri umufana wiwe niba ukunda gukurikira entertainment yo mu Rwanda reka tumwakire hanyuma muruze kuryoherwa n'ikiganiro ndabakunda cyane ni karibu cyane umustar wacu murakoze cyane amazina yanjye nirafasha Sandrine hanyuma aka cyangwa se izina abantu benshi banzo cyane ni Swalla nkaba binshimishije kuba ndi kubana namwe muri iki kiganiro murakoze urasa neza uri kwisiga iki muri iyi minsi ni ibisanzwe nta mavuta ari aho ngaho yoroheje ariko nawe urasa neza merci sanze rero uri mu rugo wimejeje neza ufite n'akantu ko kunywa muryoherwa murakoze cyane reka tuganire rero ndashaka kukubaza ibijyanye na sinema tukuzi nk'umustar muri sinema nyarwanda mu mafilime atandukanye tukuzi nk'umuhanzi mu ndirimbo zitandukanye tukuzi mu mashusho y'indirimbo mu mavideo hamwe namwe y'abahanzi bo mu Rwanda ubundi ibyo byose ako kazi kose ugahuza gute urebye nimba ikintu umuntu we niwe ubasha kwiprograma akamenya gahunda ze uko afite ko zingana akabasha kugenda ahuza bimwe na bimwe niyo mpamvu ndi umukinnyi wa filime hari ibindi bintu byinshi nkora ku ruhande bitewe n'uko ntago buri munsi mpora muri shooting rero mu gihe mfite akaruhuko nari mu gihe cya shooting mba ndi gukora izindi gahunda nazo nkapanga uburyo ki zivamo cyangwa nzirangiza nkajya mu bindi buri gihe cyose mfite nkabasha kugikoresha mu gihe cyacyo simbifange reka dutangire kuri sinema ubundi gukunda sinema byaje gute navuga ko wenda nabikunze ndi umwana ubwo narebaga amafilime y'inaha iwacu nkabikunda ariko nkumva ntago wenda iyo level nayigeraho yo kuba ntakina amafilime ariko nkumva ni ibintu nishimiye ntaba ndi nko mu cyumba ugasanga ndi kwitoza biraho ariko kwa kundi wumva ukunze ikintu ariko ukumva nyine ni ukuba ugikunze gusa nta gutekereza wenda ngo cya kintu nzagikora cyangwa nzakijyamo kuko uba ubona wenda ari imbogamizi urabona nk'abana twakuriye mu cyaro hari igihe uba wumva nyine bino bintu byo kuba umusitari cyangwa se byo kuba umuhanzi ari ibindi byagenewe ba nyirabyo ego so ugasanga rero habamo kwitinya kutagira nyine inzozi zagutse cyane ubwo wumve ko iby'umwana wowe ahandi cyangwa se ibyo undi muntu yakora nawe wabishobora utitaye aho uturuka kuko akenshi ubu ngubu usigaye usanga abakinnyi ba filime cyangwa se abahanzi muri rusange baturuka ingeri zose
hanyuma se ko wabitekereje uri umwana ni iki cyagupfushinze noneho ngo ufate umwanzuro wo kugira ngo winjire muri sinema neza watangiye gukina ryari ubundi navuga ko nahereye mu bintu by'amatiyatire ku mashuri nkajya nyina nabitangiye muri primaire nyine kwa kundi bumva hari amarushanwa yo gukina amatiyatire nkajyamo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri nta nzozi nafite zo kumva ko nzakina muvi gusa nabikundaga mbyishimira nkahora nitoza ariko nazi nyine impamvu y'ibyo bintu ngeze mu wa gatanu secondaire nakundaga no kwandika amafilime cyane ugasanga kwa kundi mubwirana amastori y'amafilime mwarebye muri vacances ugasanga ewana ngiye mbabwira izo nikuriye mu mutwe kuko igihe nizo nabaga nararebye ariko ngewe iyo nagerwagaho nta filime mfite yo kubabwira narabahimbiraga kandi ewana nkarangiza bakoma mu mashyi bumva baryohewe na filime y'igihimbano hanyuma natangiye gukina movie 2018 ego nibwo ninjiye muri industry ya sinema neza niho navuga ngo nibwo nari ngiye kuri kamera ni nabwo nagize chance filime nabonetsemo itikundwa ni iki cyagutunguye se ukinjira muri sinema ikintu cyanunguye cya mbere natekerezaga ko ari ibintu byoroshye ari ibintu umuntu wese yakora nyine nkumva ni ibintu umuntu wese udafite imbaraga cyangwa se umuntu wese ni ibintu yashobora nyine nkumva ni akazi koroshye ariko ni akazi gakomeye kuguha script ingana gute ukabasha kuyisoma ukayifata mu mutwe kuzindukira nyine kuzinduka habamo imvune nyinshi nyine natari niteze nk'ukuntu nabitekerezaga mbere ni iyihe role se yagushimishije role waba warakinnye ukavuga uti ahangaha ngeze ku ndoto zanjye neza inzozi zanjye zibaye impamo urabona nyine iyo umuntu wese akinjira muri sinema aba ashaka gukina ari umwana mwiza njyewe nyinjira muri sinema bamuhaye role ndi umunyeshuri ariko ufitemo akantu ko kwiyemera no gusuzugura ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo navuga ko nabikunze gusa nibyo byatumye abantu bankunda bitewe n'ukuntu nabikinnye ariko ibyo navuga ngo njye nishimiye icyo gihe nishimiraga ni filime yari future filime irangira aho mba ndi kumwe nyine mba ndi inzirakarengane ngira ibiki utwo dufilime nadukundaga two kugira ngo abantu bangirire impuhwe n'iki icyo gihe ariko naje gusanga aho abantu banyakiriye cyane ari muri filime z'ubushinzi ntabwo mbizi akantu rero k'ubushinzi wakinnye ukavuga akangaka kabisa karankomye ni igihe nari ndi gusuzugura animatrice wanjye mu kigo yampfukamishije urabona uri umukobwa mu kigo abantu bose bemera ndabona imvura igiye kugwa nimba twajya mu nzu ntabwo mbizi ariko sinzi ikirere kirasa nabi kiratuvangiye ariko twakomezaho gato ntiraba nyinshi icyo gihe yarampfukamishije hanyuma nyine ndamusuzugura ako karore mbona abantu baragakasimo bagenda bagapostinga hirya no hino niko kantu navuga ngo nakinnye neza abantu benshi baragakunda ikintu se wakinnye kandi waragitinyaga noneho ukavuga uti iki kintu nagitinyaga manu mfashe nkine neza ni nk'ihe role natinyaga ibintu ubundi bibiri oya bitatu icya mbere natinyaga gukina mpfa nkumva nyine ni ibintu byo kwikungurira kugira ibiki ariko ntabwo ariko bimeze ego icya kabiri natinyaga gukina ndyamana n'umuntu nyine mu buriri ego icya gatatu cyari nko kuba icya kabiri gukina usmokinga niyo rero yangoye cyane nkibaza ukuntu nyine muri famiye yo mu rugo ntibabibona ukuntu biri bugende ariko ku bw'amahirwe barabisobanukiwe
barabyumva ko ari filime atari ko bimeze. hanyuma se wowe kwibona kuri screen bwa mbere abantu bari kureba filime wakinnyemo wumvaga bimeze gute? Numvaga ari byiza, numvaga nyine numva byari inzozi zanjye kujya muri filime nkamenyekana nkibona, numvaga ibyo bintu bidashoboka. Sinzi, narishimye nyine cyane, ndavuga wow, burya nta kintu na kimwe kidashoboka iyo umuntu agisizemo imbaraga. N'ubundi ni 2018 ubwo nibonaga nyine kuri TV. Abantu siyo baguhamagaye bavuga bati turagufana turagukunda, ni iki wiyumvamo muri wowe nk'umuntu wari ufite izo nzozi? Biranshimisha cyane, binyereka ko kuba narakoze nakoreye ubusa. Binyereka ko nyine nakoze, nkumva bimaye imbaraga, nkumva biranshimishije. Iyo wakoze ikintu undi muntu akaza akakubwira iki kintu cyiza, atari umwe ari babiri ari benshi, biragushimisha, bigutera n'imbaraga zo kudacika intege. Wigeze ukina naho se n'umukinnyi wahoze ufana mu bwana bwawe? Benshi. Byari bimeze gute? Bwa mbere urumva uba ufite ubwoba, uri kuvuga ngiye guhura na runaka, tugiye gukinana, ubuse si umuhanga cyane, ubu niduhura biragenda gute, unamutinyamo. Ariko nyine icyiza ni uko mubanza gukorana imyitozo, ukajya ukamumenyera, ugasanga ni n'umwana mwiza. Benshi twagiye duhura ukumva nyine watinyiraga ubusa. Uyu munsi yari umaze kuba umusitari, ndakubona no mu ndirimbo, mu mashusho y'indirimbo, biriya se byo byaje gute? Rero buriya byose ni acting. Abahanzi bambonye mu mafilime barankunda, bavuga hari indirimbo ngiye gukora kandi hari ahantu niwe wabasha kwactinga neza, kuko usanzwe ubikora byadufasha. Rero ni akazi kiyongera ku kandi mfite, ndavuga amafaranga aba ari meza kubera iki nabyanga, ubwo mba mbyinjiyemo gutya. Hari abantu bishakira abahanzi rero kugira ngo babashe gutwika, ariko wenda umva bakwishakira. Hanyuma se iyo ababyeyi bawe rero uracyari umukobwa mutoya, ndibaza ko ufite umuryango, right? Ababyeyi bawe se babifata bate iyo bakubonye muri ariya video? Ariko hari n'indirimbo wigeze gukora, ndashaka kumenya uko ababyeyi bagufata noneho iyo babonye ariya mashusho atandukanye. Harimo aho ugaragara, impamvu mbikubajije, harimo ahantu ugaragara wambaye nyine twatwenda twa tundi tugezweho bavuga ngo ni udukurura abagabo. Ndaza kuguha ingero mu mavideo nabonye. Umubyeyi wawe abifata ati? Nkibitangira ni ibintu byangoye cyane cyane, nkanjye mfite mama gusa, mfite na papa step daddy unkunda cyane. Urebye niwe wananshyigikiraga kurenza nyine mama we ntabwo yabyumvaga, yabaga avuga agiye kwigira ikirara, ibintu nk'ibyo ngamusobanurira. Urabona tukirangiza kubona akazi byabaga bigoye, nkavuga ese ndirirwa nicaye mu rugo nkora iki kandi mfite ibindi bintu nakagiyemo bikamfasha. Akavuga ntago mbishaka, ntago nshaka ibyo bintu, nibikurura uburara, ibintu umuntu akina igihe bimubaho nyine ugasanga ari kubyumva neza. Ariko kubw'amahirwe ngenda mbimwumvisha n'abandi bantu bamwe na bamwe, ntago yahise abyumva ku kanya, ahubwo yatangiye kubyumva ari uko hari filime yatangiye gutambuka nyine abibona bica kuri RTV, akavuga wow, akabona hari ikintu ndi gutanga mu rugo, hari umusanzu nanjye ndi gushyiraho, atangira kubikunda gutyo. Ariko mu gutangira nyine urabizi ukuntu biba bigoye, ntabwo guhita ubimwumvisha ku kanya umubyeyi, ntabwo ahita abyakira. Hanyuma rero tuvuye ku babyeyi tujye muri relationship, ufite fiance? Nta fiance mfite, ariko mfite boyfriend. Boyfriend wawe we ntabwo ajya avuga ati yenda akubuza biriya bintu bireke, biriya bintu simbikunda? Boyfriend wawe arabikunda? Arabikunda. Arabikunda kuko n'undi yaje asanga ari byo ndimo, ntabwo
agomba kunshyigikira. hari abasore rero bajya batinya gutereta abakobwa b'abasitari, babagiriye ihe nama? Kubera iki? hari igihe baba babona badasanzwe barenze, ubundi rimwe na rimwe bakavuga ngo bafite imyitwarire mibi, ngo uwo muntu ntibakundana ngo bishoboke, ngo baba bakundwa n'abantu benshi, ibintu nk'ibyo. Ikintu nabwira abanyarwanda twese aho turi, abantu bose bagiye imyitwarire, ntekereza ko badaturuka muri sinema cyangwa se mu buhanzi cyangwa se muri showbiz iyo ariyo yose, kuko turabazi benshi bafite imyitwarire itari myiza, turabazi benshi bari muri sinema bafite imyitwarire myiza. Rero ibyo ngibyo ugiye kubijyamo, navuga ko waba utangiye kuvangura nyine abantu b'akazi runaka n'abandi gutya, kandi burya ntibazakubeshye, ibintu ahantu hose haba abantu bazima, ahandi naho hakaba uruhande rw'abantu nyine, n'ingeri zose ni mu kazi kose buriya. Rero abantu batinya gutereta abakobwa bari muri sinema cyangwa b'abahanzikazi cyangwa se bari muri showbiz, ntekereza ko ni ukwibeshya, kuko hari benshi nabaha urugero rw'abakobwa bakoze mariage kandi bubatse neza, urugo rwabo rukomeye. Yego. Aha, ngiye kubaza akabazo kamwe ku buzima bwawe bwite. Wavuzweho gukundana n'umuhanzi wo muri Nigeria witwa Rugabon, niwe? Nibyo cyangwa kari agatwiko? No, ntago nakundanye nawe, ni ubucuti busanzwe nk'uko n'abandi bakundana n'abandi bantu nyine, ariko apana urukundo rwa boyfriend na girlfriend, ibintu nk'ibyo. Oya, ni ubucuti, kandi n'ubu turacyari inshuti, turavugana, ariko nyine bisanzwe, nta wundi mubano uri hagati yanjye nawe uretse ubucuti. Hanyuma hari ikintu kimaze igihe kivugwa, abantu bakunda kudibetingaho, bavuga kuri ruswa y'igitsina muri entertainment, cyane cyane muri filime, muri sinema nyarwanda muri rusange. Iyo ruswa y'igitsina se wigeze uhura nayo cyangwa urayumva, hari icyo ubiziho? Buriya rero ntibazakubeshye, icyiza wenda ngewe nahuye nacyo, nta hantu na hamwe umuntu adahurira na ruswa y'igitsina. Mbere y'uko nanajya no muri filime, icyo kibazo nahuye nacyo. Rero nta hantu na hamwe muri ubu buzima icyo kibazo uri umukobwa, waba uri mwiza waba utari mwiza, uko waba umeze kose, hari igihe uhura nacyo. Ntago bigombera ngo kuko ndi muri sinema, ntago bigombera, no muri banki nawe hose icyo ni ikibazo kibaho muri rusange, ntago ari ikibazo cya sinema. By'umwihariko muri sinema se wigeze uhura nacyo? Ntago nahuye nacyo, se navuga ko nahuye nacyo. Okay, nari mu nzira zo guhura nacyo, ariko mbibonye izo nzira ndazireka. Gute se, mu buhe buryo? Kwa kundi nyine nk'umuproducer kugira ngo uze kuza kundeba nyine mu rugo, nkibaza mu rugo ni iki tugiye kuganiraho kidasanzwe. Rero urumva ko icyiza nyine wowe ugahita umukatira, ukabona ibyo ushaka. Uba uri umuntu mukuru, uba utekereza ko uri kuganira n'umuntu, uko aba azi wenda ari kugusoma nawe bumusoma. So naje muri industry rero mbizi ko nzahura nabyo, kubera ko no mu buzima busanzwe naranahuye nabyo. Rero ntago navuga ngo ni muri sinema ngo ahantu hose icyo kibazo kirahari. Nanabwira cyangwa se nkashishikariza abakobwa aho bari hose kwitonda, kumenya ubwenge no gushishoza, hanyuma n'abantu bagakomeza gukangura, kuko ntago ruswa y'igitsina yacitse burundu. N'ubu tujya tubona ibirego bimwe na bimwe bishamikiyeho, cyangwa se abana bahohotewe, kandi ntago biba byaturutse muri sinema. Rero ni mu ngeri zose, niyo mpamvu umuntu aho uri hose ugomba kumva ko icyo kibazo wahura nacyo, rero ukamenya uburyo ucyitwaramo. Wabaye n'umuhanzi, ndibaza ko no mu buhanzi naho waba warahuye nabyo, cyangwa aho ugereranije muri sinema no mu buhanzi ni hehe bigaragara cyane? Mu buhanzi ho biragoye, ikeretse nabiba iyo sije nkunda kwitaruka, ariko ntago nagukira kubera ko uwo nzi neza. Ntago wabitaruka.
bitubwire erega tuba turi kwigisha n'abandi bari hanze ahantu bifuza kujya muri izo domene kugira ngo bamenye what's going on, bamenye ibyo bazahuriramo n'uko bazabyirinda. Muri industry ya music rero biragoye iketse uri umwana w'umukene utariyubaka ukiva ku ishuri cyangwa se udafite ubushobozi buhagije, niho icyo kibazo uhura nacyo. Ariko ntabwo nibaza ko ngewe nabanje mfite amafaranga uri umuproducer nje kumubwira mfite amafaranga nkorera indirimbo hanyuma ngo utinyuke umbwira icyo kintu, kuko akenshi umuntu ahura n'ibyo bibazo kuko nta bushobozi aba afite. Akambwira nimba udafite amafaranga rero twashaka kundi kuntu tubigenza gutya na gutya. Ariko ngiye nkora indirimbo nayo mfite amafaranga, ntabwo ari indirimbo nakoze ndago ni indirimbo nyinshi ni nkeya, kandi icyo gihe rwose nari mfite amafaranga nubwo atari menshi cyane, ariko yari amafaranga atatuma nyine umuntu anyibwira ibyo yishakiye kandi ngewe namwishyuye. Reka mpite mboneraho no kukubaza impamvu usa naho wahagaritse ibyo kuririmba ukajya muri sinema akaba ari byo umwanya cyane. Naje gusanga ariho nkunzwe kurenza kuririmba, ariko by the way music iravunanye kandi nyine urabalansinga ibintu wowe ukareba ikigufitiye akamaro kurenza ikindi ukaba ari kikomezanya ntacyo. Uyu munsi wihebeye sinema? Cyane, nta nubwo ntekereza ko wenda nzongera ngakora indi ndirimbo, ntago mbizi, ariko aka kanya ntago nta gitekerezo mfite cyo gukora indirimbo vuba. Hanyuma Swalla, harya ni iki kintu gishobora kuba cyarakubayeho mu bwana bwawe nawe wibuka ukumva urisetse? Nakundaga kurya isukari nkabeshyera imbeba. Wibaga isukari? Nakunda isukari, ubuki, narabikundaga cyane. Hanyuma nyine nkabona nakundi ndi bwiregure, inkoni ziranyica, avuga kambabeshye ko hari imbeba, kandi ubwo bakaba babizi, sometimes bakambabarira ubundi nkakubitwa. Ni uwuhe muhanzi ukunda wo mu Rwanda? Ni benshi, ni hafi ya bose. Hafi ya bose ubwo ni ukuvuga iki? Haba harimo abambere b'ibanze ufana bo mu Rwanda ukunda ibihangano byabo ukanabakunda nyine bisanzwe? Mu bakobwa yego ko manange uzi ko hari ukuntu ukunda abantu benshi nyine ukabura uburyo bavuga. Nake kamvuge nk'abatandatu b'ibanze. Yego nta kibazo ko bose bakunda. Ntabwo nabavuga nyine nkumva Simbuke, nkunda Butera Knowless, nkunda Marina, nkunda Ariel, nkunda Aline Sano, Bwiza. Nari mwibagiwe, ndamukunda cyane. Ariko ubundi ubwo sabo nyine abanje imbere nabo ngabo. Mu bagabo nabo reka mvuge wenda nka batanu nyine navuga tuziranye, nanakunda ibihangano byabo. Bruce Melody ari ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri haraza ndesu. Ku mwanya wa kabiri hari Juno, hari Philipita, hari Kensol, hari abanzi b'abahungu bo ni benshi cyane. Mu bakobwa buriya dufite bakeya, ubwo uwo nshobora kwibagirwa cyangwa gusimbuka so namukunda cyane, nakunda ibihangano byiwe nuko ahubwo ari benshi cyane nkunda, ariko ndabakunda ari benshi cyane. Hanze y'u Rwanda? Muri Afurika. Hanze y'u Rwanda nushaka kuvuga i Burayi, nushaka kuvuga muri Amerika, nushaka hanze y'u Rwanda? Chris Brown, ubwo ndahera mu bihugu bya kure ngenda nzagaruka. So kuki tuzahereye ku bakobwa kubera ko nkunda Rihanna cyane cyane kurenza ibindi bintu byose. So rero kamere ku bakobwa, Rihanna, Ariana Grande, TMC, ngakunda
Juliana Kanyomozi ziriya zina rirancanga yego ni benshi ariko harabona ibagiwe muri sinema ni nderura imodo wawe ntabwo mu bahungu nabavuze abahungu b'abahanzi navuze Chris Brown mvuga navuze Chris Brown buriya ni umukobwa navugaga buriya ni abakobwa abavangavanze ariko ni abavangavanze hanyuma muri Afurika Burna Boy Luga and Wizkid Davido ndumva ari benshi ni nderura imodo wawe muri sinema hanze ni benshi buriya Selena Gomez ndamukunda muri sinema no mu ndirimbo ariko ndamukunda ubwo yari yanciyeho iki kintu wibuka mu bwana bwawe cyakubabaje n'ubu ngubu iyo ukibutse urira ariko nturire kuri kamera umuntu aba yarababajwe na byinshi ibyo yibagiwe ariko hari akantu kaba kari ahantu ukibuka ukarira nyine ntago nakavuga ntabwo wakavugira kuri kamera gusa ikindi wenda ko tugasimbutse ikindi kintu kimwe cyambabaje negeze no kuvugaho ni igihe negeze urumva nabuze umubyeyi wanjye nkiri muto nta nubwo muzi hanyuma rero mama yageze kurwara nabwo nayo nkiri umwana muto nigaga primaire yararwaye hano CHK njyewe nari nyiba iburasirazuba naraza hanyuma noneho ararwara araremba cyane biba ngombwa ko bantumizaho nyine ngo nze gusezera umubyeyi wawe urumva ko umuntu aba ageze kure icyo gihe nyine nahise ngurura ishusho yo kubura papa nkaba nazi papa nazi ikinkumva n'uwo mfite wundi nawe aragiye nyine nyimukubita amaso nta kindi kintu natekereje nyine nararize ni ikikunda kurya ikintu cya mbere nkunda kurya ni ubugari inyama n'igitoki ubwo ni ubugari n'isosi y'inyama igitoki intumbero zawe ni izihe rero muri sinema uyu munsi ikintu cya mbere n'ubundi ni ugukomeza gukora nkashishikariza n'abantu gukomeza kunshyigikira kuko ibikorwa byo biracyakomeje ndacyari gukora ndacyakina ikindi ngiye gutangira no gukora proje zanjye igihe ndatekereza kigeze so muzanshyigikire mumbe hafi biba bigoye nyine umuntu agiye gutangira rero ndisabira abanyarwanda inshuti zanjye mwankunze ko muzanshyigikira muri urugendo ngiye gutangira gusa ntibivuze ko filime z'abandi nazazikina nzakomeza nyine ariko nanjye ngira ibikorwa byanjye ni iki wabwira abana b'abakobwa bakitinya bumva hari ibintu batajyamo cyane cyane nk'izo mbogamizi nawe wahuye nazo yabyumva gutya akavuga ati niba aho hantu harimo ibi bintu ntabwo najyayo ni iki wababwira ikintu cya mbere nabwira umwana w'umukobwa ni ugutinyuka ikindi kwihagararaho kumva ko nimba ugiye kujya mu kintu ugiye wese n'imbaraga n'ubwenge no gusenga birafasha ikindi no kuba ufite umwe mu bantu bakuru bakugira inama ukabagisha inama mu gihe ubona ibintu byagucanze cyangwa se bitameze neza icya kabiri ni kwitwararika mvuga ni ukugira disipurine ni ukubaha harimo ibintu byinshi ariko bigendanye na disipurine kubaha no kumvira no kumvira si bimwe biratandukanye nanone ariko ugashishoza muri byose ukareba ikigufitiye akamaro kurenza ikindi yego hanyuma rero ubutumwa bwa nyuma waha abafana bawe bagukurikira mu mafilime
ikintu cya mbere ni ukubashimira ko bakomeje kumba hafi, urabona imyaka ishize ni myinshi. Urumva ninjiye muri sinema 2018, ubu tugeze 2024, hashize imyaka myinshi cyane. So rero bambaye hafi, ndanabibashimira cyane. Mukomeze mumbe hafi mu bikorwa byanjye bya buri munsi, mukomeze munkurikirane ku mbuga nkoranyambaga zanjye, nko kuri Instagram nkoresha Swalla, ndetse no kuri Snapchat and Twitter ntabwo nyikoresha. Ndumva ari izo mbuga nkoranyambaga nkoresha. Na TikTok ni Swalla. Urakoze cyane rero kuduha ikiganiro, reka tukure gukomeza wiruhukire, tugusanze mu rugo n'ubundi uri kuruhuka. Wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Mwakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Cyumweru cyiza. Yego nawe.